buryo buri muntu wese ukuri iruhande ntabwo ari kabagukunze. Ahangaha dutangiye nyine umukobwa urimo gusabiriza yari yicaye mu kagari k'abafite ubumuga bwo kutagenda. Bigaragara ko uyu mukobwa nta maguru yari afite. Kumba kiri aho ngaho hari isanduku yavuye mu modoka imwikubita imbere. Ubwo wa mukobwa yari yarebye atangira kuba yagira ubwoba. Kumbi ya sanduku iri ikimenyetso cya Yesu. Kumbi barakwereka wa mukobwa, kumbi wa mukobwa ni muzima we. Wa mukobwa afite amaguru aragenda. Ibintu byose yakoraga yabyigirishaga. Ubwo barakwereka wa mukobwa yabonye ya sanduku hari imodoka ije yisatira. Ubwo yise afate ka kagari yari yicayemo arangije akagongesha ya sanduku itangira kugenda ijya ku ruhande iva mu muhanda. Ubwo wa mukobwa disi yaje ayisatira avuga ati ese ibi ngibi ni ibiki ndimo kubona imbere yanjye? Ubwo barakwereka wa mukobwa yakomeje kuguma aho ngaho yibaza iyi sanduku imuguye imbere ikintu kirimo. Kumbi ya sanduku ikintu kiri mu isanduku kirimo kwinyeganyeza. Bigaragara ko umuntu uri mu isanduku cyangwa se ikintu cyaba kiri mu isanduku cyaba ari kizima. Ngo barakwereka wa mukobwa yaravuze ati reka nze ndebe ikintu kiri mu isanduku ngo ni igiki. Ubwo wa mukobwa disi yarafunguye, agifungura kumbi mu isanduku harimo umuntu muzima. Mu isanduku harimo umuntu. Wa mukobwa yatangiye kuba yagira ubwoba, yatangiye kuba yavuga ati Mana ndakwinginze mbabarira, Mana ndakwinginze niba ari ibihano uje kuba wampa kubera ko ntuburira abantu, kubera ko mbeshya abantu, mbabarira rwose, mbabarira pe, ntabwo nzongera kuba nabeshya, ngiye gutangira nshaka akazi. Kumbi umukobwa yatangiye kuba yagira ubwoba avuga ati wasanga Imana ije kumana kubera ko mbeshya abantu ngo mfite ubumuga bwo kutagenda kandi ngenda. Kumbi barakwereka yarongera arafungura. Dore disi wa mukobwa uri mu isanduku yatangiye kuba yahaguruka. Uyu mukobwa usabiriza nawe akomeza kugira ubwoba, yarazi ngo ni umuntu Imana imwohereje uje kuba wamuhana kubera ibintu akora atuburira abantu. Ngo barakwereka uyu mukobwa uri mu isanduku yatangiye kuba yavuga ati ndakwinginze rwose ntabara, ndakwinginze nkeneye ubufasha bwawe rwose, hari abantu bashaka kuba bangirira nabi, niyo mpamvu rwose nkeneye ubufasha bwawe rwose, mbabara rwose ubashe kuba wancikisha abantu bamereye nabi, hari abantu barimo kumiga rwose, ndakwinginze ntabara. Kumbi barakwereka disi wa mukobwa uri mu isanduku yatangiye kuba yayivamo abwira uyu nguyu ati ndakwinginze fasha unkure hano hantu. Ubwo uyu nguyu yatangiye kuba yamubwira ati ntumara ntugire ikibazo, ndibuze kuba nagutabara, abo bantu bashaka kugira nabi ntabwo bari buze kuba bakubona. Disi barakwereka wa mukobwa usabiriza yatangiye gufata umufuka. Kumbi barakwereka ba bagabo barimo kumushaka. Dore abagabo barimo kumushaka, dore ngaba barimo kuvuga bati uriya mukobwa acikiye hano rwose, tugomba kumushaka mpaka tumubonye. Kumbi barakwereka wa mukobwa usabiriza yatangiye kuba yafata umufuka atangira kuba yakwambika wa mwana w'umukobwa abonye. Kumbi ikintu gihari, uriya mwana w'umukobwa yambaye n'imyenda y'abageni. Bigaragara ko uyu munsi ari umunsi w'ubukwe bwiwe. Disi barakwereka dore ba bagabo bakomeje kuza, ni abagabo rwose bambaye amakoti. Baravuze bati we dore ya sanduku twayishyizemo wa mukobwa, dore ngiriya, tugende tujye kuyireba basanga wa mukobwa arimo hariya. Ngo barakwereka baje ahangaha batangira ko bavuga bati bimeze bite wa mukobwa we usabiriza, iyi sanduku yageze hano gute, iyi sanduku kari yacu? Ngo uyu nguyu yavuze ati njye rwose ibyo ngibyo byo no kuvuga ngo ntiyanyu ntago bindeba, njye nibereye muri business zanjye, mwigerageza kumvanga mu bintu by'akazi kanyu rwose, ibintu byanyu ntago bindeba, mwigerageza kumvanga n'ibintu byanyu rwose. Ngo barakwereka uyu nguyu avuga ati okay, reka noneho turebe muri sanduku niba umuntu twashyizemo arimo. Kumbi barafunguye barebye muri ya sanduku babona nta muntu urimo. Ubwo barakwereka uyu mugabo atangiye kuba yavuga ati uriya mugore aducikiye he, uriya mugore ntabwo afite kuba yaducika. Ubwo yatangiye kuza yegera uyu mwana w'umukobwa aravuga ati wa mwana w'umukobwa we, bigaragara ko hari amakuru uri kudutsimba, bigaragara ko hari ikintu uzi ukaba utarimo kukitubwira, ndagira ngo umbwize ukuri, umuntu wari urimo hano agiye he? Nsobanurira ahantu umuntu wari urimo hano ahantu agiye, ndibuze kukureka, uri buze kugenda rwose, uri buze kuva hano uri muzima. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yambwiye ati njye nkuko nabikubwiye mbere rwose, ibintu mbaze ntabwo mbizi, nta n'ikintu na gito mbizi rwose, rero kumbaze umuntu urimo hano agiye
yagiye he ntabwo mbizi rwose. Ubwo barakwereka uyu mugabo yahise abwira uyu musore bari kumwe ati nta ribi uko biri kose uriya mwana w'umukobwa ntabwo ari kure cyane, ari hano hafi. Ati rwose genda ujye kuba wamushaka, ca ku muhanda wa ruguru nangiye guca ku muhanda w'epfo tuze kuba twamushaka, ndabizi neza ko turi buze kumubona, ntabwo yagiye kure cyane. Ubwo barakwereka wa musore wundi yaragiye. Ubwo uyu nguyu yasigaye hano arimo kwibaza ati ariko si uriya mu mama yaba agiye he, uriya mu mama ariko uko bigenda kose turi buze kumubona. Ubwo ariko komeza kubwira uyu mwana w'umukobwa ati wa mukobwa we niba umbeshye uri buze kubyicuza. Ubwo barakwereka wa mugabo nawe yise yigendera, kumba ataragenda, dore kuntu imyaka igwira abantu, dore kuntu ibyago bigwira, kumba ataragenda. Yahindukiye gato yabonye ibintu biri mu mufuka, yaravuze ati ibi ni ibiki birimo hano mu mufuka. Ubwo umukobwa yakomeje kumubwira ati njye rwose ni ibintu byanjye, ni business zanjye, ntabwo bikureba rwose, wigerageza kunyivangira mu bintu byanjye bwite. Ubwo barakwereka uyu mugabo yaje asatira gake gake avuga ati ibintu birimo hano ngomba kubireba, ngomba kumenya ngo ibintu birimo hano ni ibiki. Kumbi yaje asatira gake gake, asatira aho wa mukobwa bamuhise muri wa mufuka. Kumbi yaraje afata wa mufuka gake gake awukuyeho disi, diri wa mwana w'umukobwa yise amubona, yise abona wa mwana w'umukobwa. Yo disi ikigabo cyatangiye kuba cyaseka kivuga kiti ubwo rero wari ubizi neza ko ugiye kunyitsimba, wari uzi ngo ugiye kunyitsimba, wari uzi ko ntari bukubone. Kumbi ikigabo ko kikibaruguza ibyo ngibyo bari kwereka wa mukobwa usabiriza yafashe icupa ahita rigikubita mu mutwe. Akimara kugikubita rya cupa mu mutwe, ubwo cya kigabo cyatangiye kuba cyatakamba kivuga kiti bagakobwa we nibiki nkubise. Yo kumbi ka gakobwa disi kasabiriza katangiye kuba kafata wa mama, karavuga ati mama vuba tugende, vuba mbashe kuba nagucikisha, aba bagabo nababonye n'abagizi ba nabi, aba bagabo rwose nta kiza kabo, vuba tugende aba bagabo tuze kuba twabacika. Yo ikigabo cyasigaho ngaho kiri kuvuga kiti ariko sha ndibuze kubafata rwose, nta hantu muri buze kuncikira rwose, ntabwo muri buze kuncika. Ariko rwose ikigabo bari bamaze kugikubita icupa mu mutwe rwose. Gusa mbibutsa kuri utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe kugira ngo buri video yose dushize hano ku rukuta rwa YouTube uzajye uhita uyibona mu ba mbere. Yo kumbi barakwereka wa musore nawe yakomeje kwirukanka ashakisha aho ba bantu bagiye cyangwa se wa mugore yagiye, yakomeje kuza rwose ashakisha ariko rwose araheba. Ubwo niko kuza avuga ati ese ubundi uriya mugore yaba yagiye he, ariko rwose ndabizi ntabwo yagiye kure cyane, ndagira ngo ndebere agace binjiyemo, binjiye mu gace katemerewe kwinjiramo, binjiye mu gace kabamo inzoka, niko binjiyemo. Ngo barakwereka abangaba nabo rwose bakomeje kuza birukanka, icyo batazi cyo nuko aka gace binjiyemo ari agace karimo inzoka. Yo kumbi barakwereka wa mama ageze hano disi yari yifitiye utubaraga dukeya, yageze hano rwose yumva imbaraga biranze rwose, yumva imbaraga zibaye nkeya. Yo kumba arimo kuvuga ati rwose mukobwa gerageza ugende undekire hano. Kumbi barakwereka uko bakira aho ngaho nkuko nabibabwiye, aka ni agace karimo inzoka. Ubwo inzoka zatangiye kuza zibasatira. Yo kumba umumama akira aho ngaho yisasakuza cyane, sinzi ikintu abaye. Yo kumbi barakwereka uyu mwana w'umukobwa arebye ku ruhande, yaravuze ati ntago bishoboka. Ubwo yaravuze ati sinzi ikintu kinyishe, wasanga ariyo nzika imurumye disi. Yo kumbi ngo yatangiye kureba ku ruhande avuga ati icyo kintu gikurumye ni igiki. Kumbi yafashe ibuye aravuga ati buretse gato nayibonye n'inzoka, ndaje nyikwicire, ndaje nyikwicire. Yo kumbi barakwereka wa mwana w'umukobwa yateye ibuye. Yo kumbi ya nzoka yarayishe, yaravuze ati mama humura yari inzoka ariko rwose ndayishe, ntugire ikibazo, kandi rwose ndagusezeranya ko aha hantu turi buze kuba twahava, ndetse n'abari abantu barimo kugushaka turi buze kuba rwose twabacika, ntugire ikibazo mama, ndibuze kugucikisha. Yo ubwo barakwereka disi wa mukobwa yaravuze ati mama noneho ibintu rwose twabikemuye, vuba tubashe kuba twagenda. Kumva uko bakira aho ngaho
cya kigabo nacyo bakubise icupa mu mutwe cyakomeje kuza kibirukankaho kivuga kiti ndabizi rwose ntabwo bari kure cyane, ndabizi ko bari muri aya mashyamba. Yo kumbi mwa disi uyu mama imbaraga ze zamubanye nkeya avuga ati rwose mukobwa mwiza wowe igendere, njye rwose mfite intege nkeya rwose, njye ndatwite mfite imbaraga nkeya mu mubiri kandi rwose ndumva n'amaguru yanjye atabasha kuba yahagarara, rero njyewe ntabwo nshobora kuba narenga hano, igendere rwose kandi rwose uri wagerageje kuntabara, uri wagerageje kugira neza, ariko rwose igendere pe, njye ndumva rwose ntashobora kuba narenga hano. Yo disi uyu mukobwa yarebye ikintu yakora yarakibuze, ubwo bino bigabo nabyo disi ariko bikomeza kumushakisha bivuga biti turi buze kubabona rwose, ndabizi neza ko turi buze kubabona. Kumva abangaba byabigo barabyumvishe baravuze bati fata ku munwa bikomeza gusakuza cyane bataze kuba bakumva. Yo disi barakwereka wa mukobwa yakoze uko ashoboye kugira ngo aze kuba yatabara uyu mumama. Yo disi yatangiye kuba yamuhagurutsa, umumama nawe disi utubaraga twari dukeya, umumama yari atwite arimo kuvuga ati mukobwa wanjye ndumva naniwe rwose. Yo wa mukobwa disi nawe yakomeje kugenda amusindagiza avuga ati mama vuba tugende rwose, ndabizi neza ko njyewe hano hantu ndibuze kuba nahagukura. Ubwo barakwereka yaramuzanye aravuga ati mu gihe ukimeze nabi vuba tube twicaye hano rwose kandi rwose ntugerageze gusakuza cyane. Yo disi kumbe umumama nawe igise cyari kimumereye nabi, igise cyari kirimo kumurya. Ibigabo nabyo disi ntibyahwemaga kumushaka, byakomeje kuza bimushaka. Yo umumama disi yari amerewe nabi, umumama yari arimo kuribwa cyane. Kumba ari nako cya kigabo nako gikomeza kuba cyamushaka. Ubwo barakwereka cya kigabo cyakuyeho telefone gitangira kuba cyahamagara mugenzi wacyo. Ubwo barakwereka rwose yatangiye kuba yahamagara mugenzi wiwe ngo yumve nimba yaba yababonye, ariko rwose ukahamagara mugenzi wiwe telefone ikanga gucamo. Kumva ko umugabo ari aho ngaho, abandi nabo bari bisha aho ngaho munsi, ariko disi umugabo ntabwo yari abizi. Ariko rwose umugore yari amerewe nabi, umugore indera yari irimo kumurya cyane, ariko disi akagerageza gufunga umwuka kugira ngo umugabo ataza kuba yabumva. Ubwo disi wa mugabo yatangiye guhamagara kuri fone, ahamagara mugenzi wiwe rwose habe no gufata telefone. Yo uyu mugabo nawe disi bari bamukubise igicupa ku mutwe arimo kuvuga ati uriya wundi ari hehe kumbona njyewe rwose bamereye nabi nababuze. Ubwo barakwereka wa mugabo akira aho ngaho, wa mugenzi wiwe nawe yese yagera tayari. Ubwo yaraje atangira kuba yavuga ati boss bimeze bite, ese boss wanjye umeze neza? Ubwo barakwereka uyu mugabo yatangiye kuba yavuga ati njye rwose ntago meze neza, babashije kuba bancika ndetse na wa musabirizi twabonye ku muhanda niwe babashije kuba wamucikisha, yankubise ikintu mu mutwe arangije acikana uriya mugore. Ubwo abangaba rwose barahangaha barimo kubyumva, ariko disi kuko nakomeje kubikubwira uyu mugore amerewe nabi cyane. Ubwo umubose yatangiye kuba yavuga ati ariko rwose nta kibazo turibuze kubashaka, ndabizi neza ko iri shyamba ari ryo barimo, ntago bagiye kure cyane n'iri shyamba, niyo mpamvu tugomba kubashaka mpaka tubabonye. Turashakira ahantu hose, turashakira mu nguni zose. Ati wowe icyo ugomba gukora ugomba gukomera ukiyumvamo rwose ko iri shyamba ryose tugomba kurijagajaga. Yo disi umumano disi ameze nabi, ubuzima burahabi, ubuzima bwiwe buri mu kaga. Yo disi barakwereka uyu musabirizi yatangiye kuba yamubwira ati rwose mabuja ihangane rwose, ihangane uri buze kuba wamera neza, ihangane rwose kandi ndabizi neza ko hano hantu ndibuze kuba nahagukura. Bara abantu barimo kutwirukaho ntibazi kuba bagutera ikibazo. Yo disi umugore akomeje guhaguruka, uyu mwana w'umukobwa yakomeje guhaguruka ngo arebe nimba bagiye. Yo kumbi bakira aho ngaho barakwereka wa mama yatangiye kuba yabyara, ariko abangaba barimo kugenda bumva ibintu bimeze nk'isakuza. Ubwo batangiye kuba bavuga bati ese nta kintu wumva gisakuza ra? Ubwo boss yatangiye kuba yavuga ati yego rwose nanjye ndacyumvisha. Ati rero nibyo ndimo kukubwira, aba bantu ntago bari kure cyane, aba bantu bari hano hafi,
niyo mpamvu rwose tugomba kubashaka kuko nanjye rwose numvise ikintu kimeze nk'igisakuza abo ngabo nibo rwose ndamya neza ntashidikanya karibo ariko rwose uyu mugabo yari ameze nabi buri bamukubise igicupa ku mutwe yari ameze nabi rwose ari kuvuga ati ntaribi dukomeze tubashake yo kubimbu barakwereka bakomeje kuba babashaka uyu mubyeyi nawe disi yabashije kuba yabyara abyariye muri ibi bibazo abyariye muri kano kaga abyaye abantu bamuri inyuma yo yatangiye kuba yavuga ati umwana w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mama ihangane rwose ngiye kuba nagufasha rwose yo umubyeyi disi yari amaze kuba yakwibaruka yibarikiye mu ishyamba ariko disi uyu mama nawe ariko ameze nabi cyane urabona ko ubuzima bwe rwose buri mu kaga ubuzima bwiwe buri mu mazi abira yo disi ngo yatangiye kuba yaterura agahinja yo yatangiye kuba yagatirura avuga ati mama rwose ndabona akana kawe rwose ni akana keza nta kibazo gafite yo yatangiye kuba yambwira ati mbega ibintu bishimishije ndabona ubyakana k'agahungu ubyakana keza cyane yo uyu nguyu disi yarishimye yaravuga ati nta kibazo rwose biranshimishije ubwo barakwereka uyu mwana w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ngaho rero vuba tugende tujye gushaka ahantu tuba turi ubashe kuba waruhuka ariko disike bibwira uyu nguyu ameze nabi cyane ameze nabi ku buryo rwose ubona ko rwose no kugenda wapi yo disi barakwereka yatangiye kuba basi yagerageza guhaguruka ngo arebe niba bava hano kugira ngo babashe kuba bagenda barago barimo kubahiga babashe kuba babacika yo disi umumere rwose nkuko nakomeje kubikubwira umumama ameze nabi cyane pe ngo disi yatangiye kuba yavuga ati rwose ndumva nta mbaraga mfite rwose imbaraga zo guhaguruka zaranze pe imbaraga zo guhaguruka zaranze ubwo yatangiye kuba yavuga ati njye ndumva sinzi ikintu nabaye ndumva rwose nacitse imbaraga mu mubiri wose ndumva mfite intege nkeya sinzi ikintu nabaye yo ngo disi barakwereka uyu mwana w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mabuja ihangane rwose uze tugerageze kuba twagenda ubwo umubyeyi yatangiye kuba yamubwira ati mukobwa muto ntabwo rwose njye nashobora kuba nava hano ntabwo nahava kuko ndumva ameze nabi cyane ndumva kuva hano byanze ati wowe icyo ugomba gukora ugomba kuva hano ukagenda bari abantu bataze kuba bagufata umwana wanjye bakamugira nabi ati wowe icyo ugomba gukora rwose va hano ugende uhunge ujye kure cyane bari abantu rwose bataze kuba bagufata njye rwose ndibuze kwiyitaho ati rwose genda vugira vuba bikomeza kuntegereza rukora umwana wanjye mukure hano hantu yo disi umubyeyi kuva hano hantu byaranze imbaraga ze zamubanye nkeya yo uyu mwana w'umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mabuja nta kibazo rwose uyu mwana wawe ngiye kugenda ngiye kumwitaho kandi rwose ndagusezeranya ko uyu mwana wawe nta kibazo azagira nta kibazo na gito azagira kandi mabuja ndabizi neza ko uyu mwana nimura kumubonera ahantu aba ari hatekanye kandi hatuje ndibuze kugaruka kukureba ubwo yaravuze ati oya ntabwo nkeneye kugaruka kundeba umwana wanjye muhungishe ngiye bikongera kunyitaho yo disi barakwereka uyu mubyeyi yasigaye hano imbaraga zari zamubanye nkeya yo disi yatangiye kuba yakwicara ariko rwose imbaraga nkeya kumbi barakwereka uko yakicaye disi yo disi wa mubyeyi umwuka wa Yesu umuvamo wa mubyeyi ubuzima bwiwe burangiriye hano agafilime kiwe rwose nahangaha karangiriye ubuzima burangirije hano yo uyu mwana w'umukobwa yarabirebye arikanga aravuze ati ntabwo bishoboka rwose ntabwo bishoboka ko kano kanya wahita uvamo ubuzima ngutyo kumba kiri aho ngaho yumvishe abantu basa n'abari gusakuza basanga ari babwo barimo kuza ubwo barakwereka umwana w'umukobwa nawe yatangiye kwirukanka basi ngo arebe nimba yabasha gucikisha karakana kamaze kuvuka kumbi koko nibyo bya bigabo byari birimo kuza dore bya bigabo bye birimo kuza hahandi bari baherereye kumbi koko barahageze ubwo barakwereka rwose barahaje basanze wa mubyeyi yitabye Imana basanze rwose wa mubyeyi yamaze kuvamo umwuka ubwo yatangiye kuba yahamagara ati bosi igire hino ubashe kuba wareba ibintu biri hano ibi bintu rwose ufite kuba wabireba ubwo barakwereka wa mukiri yavuyeyo cyangwa se wa musore yavuyeyo bahageze basanga wa muntu bari barimo kwirukankana
yabashije kuba yavamo ubuzima, basanze rwose atabashije kuba yarenga hano. Ubwo batangiye kuba bavuga bati uko bigaragara rwose biragaragara ko uyu nguyu yamaze kuba yakwitaba Imana, atari ko rwose ahangaha rwose yamaze kubyara, kandi uriya mwana w'umuhungu turamukeneye, uriya mwana umaze kuvuka turamukeneye. Ati uko biri kose ni wa musabirizi wamujyanye, kagakobwa barimo kukita agasabirizi, bati rwose kariya gakobwa k'agasabirizi niko kabashije kuba kamujyana. Ati tugomba gukora uko dushoboye kariya gakobwa tukabasha kuba twakabona, kuko ndabizi neza ko nako ntabwo kari kure cyane, nkuko nari nabikubwiye rwose iri shyamba niryo barimo. Ati uriya mukobwa nawe ari hano hafi, niyo mpamvu rwose tugomba kuba twamukurikirana. Kumva uyu mugabo arebye hasi yaravuze ati okay, ntubireba se? Dore nk'uko nabikubwiraga, ndahamya neza ntashidikanya ko uriya mukobwa yaciye hano rwose, dore ibirenge byiwe n'ahangaha yaciye arimo kugenda. Ati wowe ikintu ugiye gukora, ugiye gukurikirana iyi nzira uriya mwana w'umukobwa ubashe kuba wamufata, ubundi abashe kuba yaduha uriya mwana, kuko uriya mwana turamukeneye. Uriya mwana tutamufite imipangu yose yacu yapfa. Ati genda ujye kumureba, njyewe ndaba ndi hano. Ubwo barakwereka wa mugabo rwose yagumye ahangaha, uko yakagumye ahangaha wa wundi yagiye akurikirana wa mukobwa. Yo kumbi barakwereka, ndagira ngo witegereze filimi uko wa mugabo asigaye hano. Hari ikintu cyakomeje kuza gisatira umugabo, hari ikintu kirimo gusatira umugabo, ariko umugabo ntabwo yigeze abibona. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo rwose, wowe ubashije kuba wanyorohereza ibintu uciye isheni, ariko rwose ndabizi neza ko umwana wawe nawe ndibuze kumubona. Kumbi barakwereka uyu mugabo atangiye kwegera imbere gake gake, uko yegera imbere gake gake niko n'ikimusatira nacyo gikomeje kuza kimusatira. Ndagira ngo witegereze filime. Uyu mugabo yitegereje neza, yitegereza kuri wa mugore, yaravuze ati ibi ngibi ni ibiki? Ndagira ngo witegereze icyo umugabo abonye. Yaravuze ati kumbi wa mugore yarumwe n'inzoka disi, wa mugore za nzoka twabonye zabashije kuba zamurya. Yo kumbi barakwereka umugabo akiri aho ngaho, nawe inzoka yahise imwataka. Ndagira ngo witegereze filime. Umugabo akiri aho ngaho nawe yahise imwataka, ubwo yarabirebye arikanga. Barakwereka yaramwatatse. Jesus, ibi ni ibiki banyarwanda? Ubwo ikimwataka rwose ntihise rwose imwataka iramusoriza, ntibibasha kuba rwose ibyo yabikura mu nzira. Kumbi barakwereka disi. Reka tugaruke hano noneho, wa mukobwa nawe aracyarimo kwirukanka, arimo gushaka ukuntu yacikisha kano kana gatoya. Yo disi barakwereka rwose yakomeje kuza. Ubwo barakwereka ageze hano yaravuze ati reka nze noneho mbe nitsimbiye hariya hejuru, nibimara gutuza, nibamara kumera nkaho bagiye, ndibuze kuba nahava. Kumbi akora ibyo byose, niko cya kigabo nacyo gikomeje kuba cyamukurikira. Dore ngiki rwose nacyo rwose gikomeje kuba cyamukurikira. Ubwo rwose barakwereka nacyo cyageze neza neza aho wa mukobwa ari. Ubwo barakwereka rwose cyatangiye kuza gake gake kivuga kiti rwose ndibuze kuba nagufata, ndibuze kugufata rwose nta kabuza. Kumbe ko kigenda ntikizi ko umukobwa kiri hejuru. Ubwo umukobwa nawe rwose yakomeje kuba yaceceka, yakomeje kuba yafungwa ijwi ryiwe kugira ngo kiriya kigabo kitaze kuba cyamufata. Yo kumbi barakwereka rwose yakomeje gufunga umwuka. Ikindi kigabo nacyo barakwereka rwose cyarebye imbere yacyo, kikimara kureba imbere yacyo cyatangiye kuba cyaseka. Kiravuga kiti aha, ndabizi neza rwose ko uri muri iriya nzu, ndabizi hano hantu nta handi hantu wakwitsimba, wagiye kwitsimba muri iriya nzu rwose. Ngo barakwereka rwose cyaje giserebura kivuga kiti aha handi hantu yajya kwisha ni iriya nzu yagiye kwishamo. Kumbi icyo atazi umukobwa yarihishe hano hejuru. Yo ndagira ngo dukomeze dukurikirane filime, ndagira ngo aka gafilime nikagucike. Gusa nkwibutsa nimba utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe, ubundi ukazajya ukomeza kubana natwe kuri video yose dushize hano kuri YouTube. Ubwo barakwereka rwose wa mwana w'umukobwa nawe yatangiye kuba yamanuka hahandi yarari, kugira ngo arebe nimba yabasha gucika kiriya kigabo. Mwabantu mwe ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitoroshye habe na gato. Ubwo barakwereka umugabo yageze mu nzu asanga habi rwose, asanga inzu irera nta muntu n'umwe urimo. Kumbi barakwereka uko umugabo arimo gusohoka, yaravuze ati kariya gakobwa kaba kagiye kwisha hehe, kariya gakobwa kari hehe? Kumbi umukobwa rwose dore nguyu hano arimo kugerageza gucika nawe, arimo kugerageza gucikisha uyu mwana mutoya.
ubwo barakwereka rwose cya kigabo cyakomeje kuza kivuga kiti aha noneho kuva kera rwose ndashize ndakubonye, ahangaha rwose nta hantu uri buze kuba wancikira. ubwo umukobwa yagerageje basi kugira ngo arebe nimba yabasha kwirukanka, ikigabo cyose kimwitambika imbere kiravuga kiti rero wa mukobwa we, ntabwo nshaka ko wishyira mu byago, ntabwo nshaka ko wivanga muri ibi bintu. Ati ikintu ndi kugusaba ntabwo kigoye, zana uwo mwana dore ko bino bintu utanabirimo, zana uwo mwana ubundi nkureke ugende, kuko nutabasha komereza uwo mwana ndibuze kuba nakugirira nabi, nutabasha kuba wamereza uwo mwana uribuze kuba wabura ubuzima. ngo cya kigo ko cyakamuteye ubwoba, yo disi umwana w'umukobwa nawe nta kindi kintu yagombaga gukora, yarabyemeye koko atanga umwana. kumbi barakwereka umukobwa akimara gutanga umwana, hari umuntu wese utubuka ngo ku ruhande yaravuze ati mwese nimuhagarare aho ngaho, nta muntu wemerewe kuba yatera intambwe n'imwe arenga aho ngaho. ubwo umugabo yaje avuga ati ibintu byose birimo kubera hano ndabizi, ukuri kwanyu ndakuzi, ndetse namwe imipangu yanyu yose ndayizi. kumbi reka badusubize inyuma gatoya, barakwereka biro byose kugira ngo bitangire. uyu mugore disi cya kigabo cyamufashe, cya kigabo cyamwirukangaho, ndetse n'uyu nguyu barimo kuza rwose barimo kumbwira bati tugufitiye surprise. ubwo bari bamwambitse agatambaro ku maso, barimo kumubwira bati rwose tugufitiye surprise, wowe rwose itegure tubashe kuba twakwereka surprise rwose kuri uyu munsi w'ubukwe bwawe. uyu munsi we rwose ni umunsi w'amahirwe, ni umunsi w'igitangaza, niyo mpamvu tugomba kuba twaguhereza surprise. kumva ko bari aho ngaho bari kwereka wa musore tubonye mu kanya. ubwo yaje ahamagara wa mukobwa avuga ati mushiki wanjye uri hehe, mushiki wanjye uri hehe. kumva arebye neza ku ruhande abona rwose hari ibigabo birimo kumubeshya ngo bimufitiye surprise. ubwo yaravuze ati ese biriya ni ibiki? kumbi barakwereka rwose, ubwo rwose yatangiye kuba yamanuka avuga ati biriya bintu ndi kubona nizere ko ibyo ndi kubona atari byo. kumbi barakwereka, ubwo uyu nguyu atangiye kuba yavuga ati ese surprise muvuga ngo mumfitiye iri hehe? iyo surprise muvuga ngo mumfitiye ko ntayo mbona. ubwo kino kigo cyatangiye kuba cyamubwira giti surprise riga nta yindi, reka kwigira nkana, surprise ugomba kujya muri sanduku wowe n'umwana wawe, turabashaka rwose. surprise rwose urajya muri sanduku tubashe kuba twajya kubashyingura, kuko rwose muramutse mugumye kuri iyi si imitungo yanyu kuyirya byazangora, imitungo yanyu rwose ntabwo nabasha kuyirya ukiriho, ndetse n'umwana utwite mu nda abaye akiriho. kumva ko umwana w'umugore, uyu mukobwa barimo kumukorera ibi ngibi, niko wa musaza w'umukobwa yabirebaga. ubwo byose yarabirebaga, areba ibintu twakwita nk'umugabo we arimo kumukorera. yo disi bafashe wa mwana w'umukobwa batangira kuba bamushyira muri ya sanduku. kumbi ko bakora ibi ngibi byose niko bareba nawe akomeje kubitegereza. ngo disi nibwo bagatangiye gufata ya sanduku batangira kuba bayijyana. yo ikintu bashaka kuba bamushyingura ari muzima, ndetse we n'umwana we. kumva ko bakamujyanye, disi barakwereka musaza w'umukobwa yagerageje kuba yakwirukanka ngo arebe nimba yatabara. kumbi yahageze akerewe, yahageze imodoka ibashije kuba yagenda. yaravuze ati ngomba gukora uko nshoboye nkabakurikira, ntabwo rwose mugomba kuba mwancika, ndabakurikira kandi ndabizi neza ko ndibuze kuba nabafata. yo kumbi dore rwose nuko nguko byagenze. ubwo barakwereka, ubwo uyu mugabo atangiye kuba yavuga ati ngiye rwose ni akazi bampaye, ntabwo biriya bintu nari mbirimo. ati ngiye barampamagaye bambwira ko bari buze kunyishyura, kandi rwose ntabwo nari kwanga abantu bagiye kumpa amafaranga. ubwo uyu nguyu atangiye kuba yamubwira ati ibyo ngibyo rwose wakwishyurwa utakwishyurwa ntabwo bikureba, niba ufite ubwenge va muri bino bintu. ibintu kuko nutabivamo uri buze kuba wafungwa, uri buze kuba umufatanyacyaha. wa mugabo we, niba udashaka guhangana, natwe uwo mwana muduhereze neza, nta ntambara zibayeho. numara kumuduhereza ufate inzira wigendere, kuko nuzana ibintu byo guhangana turi buze kuba twagufungisha rwose. ubwo uyu mugabo atangiye kuba yavuga ati oya, ibintu byo kumfungisha ntabwo birimo, kuko ngiye rwose ndarengana. ubwo niko rwose bakomeza kumubwira bati ikintu tugusaba riga ntabwo kigoye, uwo mwana muzane, kuko nutamuzana wowe nuriya uri kwita ngo ni boss wawe turi buze kuba twabafungisha. yo uyu musore disi yabonye rwose nta kundi kuntu byagenda, yabonye akomeje kwivanga muri ibi bintu yaza kuba yafungwa. ubwo barakwereka yafashe umwanzuro wo gutanga wa mwana kugira ngo baze kuba disi bamugirira akababazi.
yo disi ubwo barakwereka uko umugabo yagafasha umwana. ubwo uyu nguyu nawe disi yaje yegera imbere gatoya avuga ati rwose nubwo ufasha umwana rwose uwo mwana ugomba kuba wamwitaho, uwo mwana rwose ugomba kuba wamuha urukundo rwose kuko nicyo mama wiwe ashaka. ubwo barakwereka uyu mugabo atangiye kuba yavuga ati none se wa mukobwa we kurimo kumbwira ibyo byose, ubundi uyu mwana rwose mama w'umwana ari hehe? Ndashaka ko rwose unyereka mama w'umwana. yo disi uyu mukobwa yabuze n'aho abihera, yabuze aho yahera avuga. ubwo yatangiye kuba yambwiye ati rwose mama w'umwana yabashije kuba yansigira uyu mwana, yambwiye ko uyu mwana ngomba kumwitaho, mama w'umwana rwose namusize mu mashyamba. ubwo umugabo yarikanze yaravuze ati mu mashyamba, ati se yaba ameze neza? ati rwose reka nizere ko basi mama w'umwana ameze neza, nizere ko nta kibazo na kimwe afite. uyu mukobwa disi yaravuze ati umbabarire rwose mama w'umwana ntabwo nagerageje kuba namurinda, ntabwo rwose nagerageje kuba nakora inshingano zanjye nk'uko bikwiye, niyo mpamvu ugomba kuba wambabarira. disi umugabo byaramucanze ibintu kano kana k'agakobwa karimo kumubwira rwose ni ibintu byamucanze. ubwo yatangiye kuba yavuga ati nizere ko rwose mushiki wanjye ameze neza. ubwo uyu nguyu yaravuze ati nta ribi vongeye kubikwiyekera rwose ubashe kuba wabyirebera, vuba tugende ugiye kuba wabyirebera. disi barakwereka baraje kumva ko bakageze hano, batambutse kuri cya kigabo nacyo kiri cyamaze kuvamo umwuka. ubwo barakwereka uko bakomeje kuza. ubwo uyu mugabo yageze hano yarikanze yaravuze ati no, ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo uyu ari mushiki wanjye ndi kubona. disi mushiki w'umukobwa yari yamaze kuba yava mu mwuka, byari byamaze kuba mushiki w'umusore yari yamaze kuba yava mu mwuka, byari byamaze kumurangirana. disi yaravuze ati akira mfasha umwana gatoya. uyu musore rwose yarababaye cyane byaramurijije. umukuru rwose yaravuze ati ntabwo rwose wagenda mushiki wanjye w'igikundiro, ntabwo wagenda. disi umugabo yarababaye cyane byaramubabaje kuba abonye disi umusaza wiwe cyangwa se uyita mushiki wiwe apfuye ku munsi w'ubukwe bwe. ibi bintu byaramubabaje cyane. yaravuze ati mushiki wanjye ugiye kare rwose, ugiye nkigukeneye, ugiye nkigushaka rwose mushiki wanjye. disi yakomeje kuba yarira cyane, ariko n'agafilime kacu kagenda kagana ku musozo. gusa rwose kuri wabashije kuba wabana natwe kuva filime itangiye kugeza irangiye, bakoze cyane. mwibutsa rwose kuri utarakora subscribe urasabwa gukora subscribe, ubundi tukazajya dukomeza kubana kuri video yose dushyize hano kuri YouTube. ciao mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.